twongeye kubaha ikaze bakunzi ba New Planet. Kuri uyu munsi rero twongeye kwifuriza amahoro y'Imana. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza, mukomeje kugubwa neza, mukurikirana ibyo tubategurira. Kuri uyu munsi ikintu tugiye kugarukaho ni ibintu cyangwa se ibyagaragaye mu itangazamakuru mu minsi yashize. Umunyarwandakazi wadushimishije, wadutunguye, wanejeje benshi bagiye bagarukaho ari we Salma Mukansanga, wagaragaye asifura mu gikombe cy'Africa. Salma Mukansanga, umunyarwandakazi w'umusifuzi wagaragaye nk'umugore wasifuye bwa mbere mu gikombe cy'Africa, aricyo kandi cyabereye muri Cameroon ku mukino wahuzaga Zimbabwe na Guinea. Uyu Salma Mukansanga rero akaba yarasanzwe ari umusifuzi, ariko akaba ari aho yahereye n'aho yageze byatunguye benshi ndetse biranabashimisha, yaba abakurikirana football cyangwa se abayikurikiranira hafi n'abatayikurikirana. Nkanjye mfite cyane idafite ahantu ntakurikirana byinshi kuri football, ariko narabibonye biranshimisha ndetse biranantangaza ku binyamakuru bigiye bitandukanye mpuzamahanga. Twabonye inkuriga ibinyamakuru bimugarukaho nk'umukobwa usifuye bwa mbere uyu mukino. Twe nk'abanyarwanda rero ni ishema, nubwo Amavubi atigeze agira amahirwe yo kujya gukinira muri Cameroon muri kiriya gikombe cy'Africa, ariko twaserukiwe n'umusifuzi wahagarariye igihugu cy'u Rwanda, abashe kuzamura ibendera ry'abanyarwanda. Abanyarwanda twese byadushimishije, noneho ko ari n'umugore cyangwa se umukobwa mu by'ukuri yatweretse ko ashoboye, ko n'abandi benshi cyangwa se n'abandi baba bumva bifitemo ubwo bushobozi hari icyo byatanga. Rero niyo mpamvu nifuze ko tubigarukaho, tubiganireho, namwe mutubwire icyo mubitekerezaho. Twifuje kumenya urugendo rwa Salma. Se Salma yatangiye gute, ni gute yatunguye benshi tumubona yigaragaza muri buriya buryo, dore ko yanasifuye neza, yanabyitwayemo neza. Turavuga ati si umuntu, reka tubiganireho, tubigarukeho, turebe uko urugendo rwe rwo kuba umusifuzi rwatangiye. Ikintu kiratangaje nuko we byo twabonye kiratangaje nuko we yatangiye yumvaga ko azaba umuforomokazi, yari igihe umuforomokazi, ariko biza kurangira abaye umusifuzi. Akaba ari umusifuzi uri ku rwego rwiza, ari umusifuzi ukomeye. Tugaruka rero uko urugendo rwe rwatangiye. Uyu Salma yavukiye i Rusizi, iburengerazuba bw'u Rwanda. Avuka mu 1988, kuri ubu afite imyaka 34. Uyu Salma Mukansanga rero aho urugendo rwe rwatangiriye kugeza ku rwego agezeho ubu ngubu, rwatangiye mu 2008. Ubwo gukomeza gukunda ibintu by'imikino, yatangiye amahugurwa y'ubusifuzi. Nyuma y'imyaka 2, mu 2010 nibwo yahise atangira kugaragara muri shampiyona y'icyiciro cya mbere yabereye mu Rwanda, akomeza gusifura kugeza ageze ku rwego mpuzamahanga, kuko mu 2018 yasifuye igikombe cy'isi cy'abakobwa batarengeje imyaka 17 cyabereye muri Uruguay. Nyuma arakomeza genda yigaragaza, hanyuma mu mwaka wa 2019 hadashize n'igihe kinini agaragara asifura umukino w'igikombe cy'isi cy'abagore wabereye mu Bufaransa. Sinibyo gusa rero, Salma Mukansanga yanagaragaye asifura mu mikino ya Olympique yabereye Tokyo mu Buyapani. Sinibyo gusa, noneho ko urwego ageze, ikintu gishimishije nuko mu 2023 ari ku rutonde rw'abasifuzi bazatoranwa mu kuzasifura mu gikombe cy'isi cy'abagore kizabera muri Australia no muri New Zealand. Kuri ubu rero urumva ko ari ku rwego rwiza. Tumwifurije amahirwe masa, twizere ko azabasha kuba nawe aba mu batoranyijwe mu kuzasifura iyo mikino. Ubu nk'abanyarwandakazi rero muri rusange n'abanyarwanda, ni ishema ku gihugu cyacu, ni ishema ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, ndetse binatera n'imbaraga kuri benshi kugira ngo nabo bigirire icyizere cyo kutagira icyo batinya, kuko yatweretse ko bishoboka. Salma rero tukomeje kumwifuriza amahirwe masa, akomeze aduhagararire neza, abyitwaremo neza kandi azagire kure.